ndabasuje ni rwa Dizzy Boy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, ndakwibutsa kubanza gukanda subscribe ugakanda like, share, comment. Ni ibintu byiza cyane. Amanze nka Dizzy Boy ntabwo bakinshidikanyaho kubera amakuru ya social media ndimo kubazanira meza agiye atandukanye. Guys, uyu ni Bruce Melody. Reka turebe uko abafana barimo kumwishimira. Indirimbo Pomu Pomu by Bruce Melody na Diamond Platnumz na Joel Brown bafatanyije iyo ndirimbo Pomu Pomu irimo guca ibintu aho yujuje 5,700,000 ku rubuga rwa YouTube, ku rubuga rwa Spotify ho rucuruzwa n'umuziki. Ndagira ngo harenga 300,000 z'abantu bayikurikirana. Guys, rero mubonye umwuka w'abafana uko uhagaze mu gihugu cya Tanzania na Nigeria, abakobwa beza, abahungu beza. Reka twongere dusubizemo video mu barebe neza. Guys, indirimbo nziza ikurura abakobwa beza cyane bagiye batandukanye, abasore beza cyane korokoro. Ndagira ngo mwitegereze abo bakobwa beza cyane barimo kubyina indirimbo Pomu Pomu by Bruce Melody na Diamond Platnumz ndetse n'umuhanzi wo muri Nigeria Joel Brown. Guys, ndagira ngo udukundishe abantu benshi cyane. Niba ari bwo bwa mbere wagera hano kuri channel yacu ya Urumuri TV 250, dukandire subscribe, dukandire like. Ni ibintu byiza cyane. Hano ni kwa Dizzy Boy w'abanyarwanda. Abanzi cyane ntabwo bakinshidikanyaho kubera ibiganiro ndimo kubakorera byiza cyane bigiye bitandukanye, amakuru adasanzwe menshi cyane. Nike cyamamare ushaka ko ngukoreraho amakuru.